What's up, my people? How you doing? I hope you do good and I hope you do fine. But if you not do good or you not do fine, don't worry, man. Tomorrow is gonna be wonderful day, and I promise you, tomorrow is gonna be wonderful day. Yo, mumeze gute? Muraho, murakomeye. Nibaze ko mumeze neza. Hama nimba mutameze neza, ntimwihebure. Ibintu byose bizogenda neza kandi mwizere ko ejo hashobora kuba heza. Ndabijeje ko ejo hashobora kuba heza. Yo, mumeze gute? Nizere ko mwese mumeze neza aho muherereye hose ku mucangararo y'isi. Je uyu munsi naba ntangura kuramutsa mvuga nti what's up America? What's up Europe? What's up Asia? What's up Africa? Yeah, what's up? I'm your African king. I'm back in your TV all the time, man. Nkuko tuba tubikora, nkuko tuba twaputinze one. So, murabibona tu nkuko bisanzwe. So, murabibona nkuko bisanzwe. Ibintu biri so beautiful, biri so perfect. So, nabazaniye umushitsi. Muramubona kuri kamera za CONGO TV. Yo, muramubona nihuze mwidoge ngo sindabazana ibintu bimeze neza. So naciye muri make ko nabwiye am African king, ndafite umushitsi hano kuri CONGO nkuko ndabwira utagira subscribe ayigire ubu nyene ko dufite ibintu biri so far ya biri so hard. Niba ushaka kugira ibintu by'agapiripiri man, so ugire subscribe right now. So nkuko nabwire murabona umushitsi uyu muntu wacu no bwambere tumubonye ndeke ko namwe ari ubwambere mu mubonye. So araja twibwire je namubonye ubwambere mbona n'umuntu yokora ibintu bimeze neza, bese twoganira ibintu byinshi tukungurana ibitekerezo. Ndamusaba ko twoganira none umunsi yampaye umwanya ngo tugire iki tuganire. So twaganiriye twicaranye nawe, so niko bimeze. Karibu. Murakoze. Gira akamakuru gashire ngaho kwanza ukegereze neza. Umeze neza? Meze neza. Nakumwe ngufite amasoni menshi. Oya ntugira amasoni. Ati ngirugaberageze kuri kamera. So ntugaberageze kuri kamera. Come on. Nagabanyije. Nta masoni, right? Hayo. Yeah? Okay. Let don't be shine. So umeze gute mura? Meze neza. Amakuru y'imizi. Amakuru ni meza. Murakomeye, ibintu byose meze neza. Turakomeye, ibintu ni neza. Nimeze neza mbese. Yes, meze neza. Okay, turashaka wibwire. Je ndakuze niwe nakubonye rimwe numva shaka twoganira nagusabye umunsi none wampaye umunsi. So ndaje nashitse wanyakiriye neza. So okay, and then twibwirane. Bwira abatakuzi ngo babitwa nde. Mbere na mbere ndabasubiza. Muraho. Amakuru yanyu. Twagarutse uyu munsi turari ku bwanyu tugiye kuganira namwe. Amazina ni inshuti. Okay. Abenshi baranzi. Okay. Ntago nzwi cyane ariko abenshi baranzi kubatanzi. Okay. Amazina yanjye ni kuri Chuti. Ego. Chuti, wow. Yo bagenzi mwayibonye twarose inshuti. Oh wow, karibu Chuti, karibu. So uko bizi abantu kera nakuze numva bango inshuti ni inshuti y'umubanyi, inshuti y'umuryango, inshuti y'igihugu, yani ni inshuti. So nabaza ni inshuti kuri tuyage CONGO sorry. So nabaza ni inshuti karibu. So muramubona n'umwana mwiza arakeye ameze neza. So reka dusharinge twumve ibije imbere kuri we kwanza. Chuti, je nakubonye ubwa mbere ni byiza bivuga imyaka canke ngo nta mukobwa yivuge imyaka. Abanyafrika ngo ntimwivuga imyaka niko mwatubereye. Aya. Aga turi proud ya. Why? Ntago nkiri under age. Okay, urakuze mbese. Batugufatire nko myaka tumufate nko myaka nka 22 n'itatu ibintu nk'ivyo mbese, right? Nk'ivyo mbese. Okay. Ntago nkiri umwana. So general kubonye umunsi wa mbere uribuka ko nagusavye nzoze tuganiriye ndagusaba tuganira hama ndagusaba nzoze tuganire hama turaganira akanya gato. So sinabashe kumenya mu burebure. So nubwo watwibwiye Chuti, bega Chuti avahe, Chuti yisanze
ava muri Amerika ko twe turi muri Amerika anyway turi muri Colorado guys batarizo turi muri Colorado America just Colorado Denver muri agace ndi muri Aurora right now yeah but it's gonna be like Aurora side right so turi muri Aurora so turi muri Aurora nkuko nababwiye nyene nabazane umukobwa mwiza witwa Nshuti right so yeah dushaka rero ubibwire gute uvahe wisanze hano muri Amerika gute mbega wavuke nga muri Amerika ibintu nk'ivyo mbese ego murakoze amazina ni Nshuti navukiye mu Rwanda navukiye mu Rwanda ndahakurira nyuma igihe kigeze inza USA naje USA mvuye mu Rwanda okay waje USA mvuye mu Rwanda okay so guys abazi mu Rwanda murahazi so yo yaje ava mu Rwanda so wisanze ngaha wisanze ngaha muri Amerika uvuye mu Rwanda okay so deep in one more question waje gukora iki wisanze ngaha waje mubiki waje kwiga waje gukora like nkande waje gute kugira tuze hano muri Amerika byari process ndende twarakorewe ibintu byo gukurikirana ibyangombwa kubitanga dutanga ibyangombwa turaza nk'abandi bose tuza duturutse mu Rwanda ku Kibuye okay nibwo buryo twajemo muri Amerika okay so muza mwisanga muri muvuye ku Kibuye nowe ego musanga mwisanze ngaha muri Amerika ego twabaga mu Rwanda aho bita ku Kibuye hari abahazi okay mu nkambi ya Kiziba nkambi okay that's good mu nkambi ya Kiziba ego I was born in Kiziba camp nyuma yaho turakorerwa izo process zose biza gukunda turaza muri Amerika wow that's perfect wow so general rero ngaho kibazo gice kiza nikambi ya Kiziba aho hantu bwa mbere no wenda hasize uvuze ngo ni hehe ngo ni kambi ya mu nkambi ya Kiziba mbese okay perfect Kibuye mu Rwanda okay perfect god damn it that's a long story so aho aracari mu Rwanda right ni mu Rwanda ego okay so usanga ngaha muri Amerika uko nije ubuzima bwo ngaho waruri uvuye Kiziba no ngaha ubibona gute is just challenge hari ikintu kiri challenge kuri wewe cyangwa byose biri cool buri kimwe kiratandukanye cyane okay aho ngaho twabaga mu Rwanda ubwo ni muri Afrika ibintu byose ibyahabaga okay wenda uko nakuze mbona ibintu nageze hano mbona hafi ya byose nka 50% ni impinduka gusa biratandukanye cyane okay gute rero mbwira how bitandukanye je mbona ibintu byose mbese muri Afrika bo mu rubenga bisa n'ivyo ngaha so simbona igitandukanye so mbwira how wabonye bitandukanye no mu Rwanda hano mu Rwanda haba ibintu byiza bigiye bitandukanye pe byinshi ariko hano aho bitandukaniye kujya dutega mu Rwanda gutega amamodoka umuduga yani imodoka ndayumva ego hano aho bitandukaniye ntago niyo uyifashe ntago uyifata igihe kirekire bidatinze ubona imodoka so ukagenda mu yawe iryo ni itandukaniro rya mbere mu Rwanda nyine abenshi baratega pe
Okay, benshi baratega ariko ngabo bawifitiye imodoka yawe. Ngabo wifitiye imodoka. Okay. Niyo yagira ikibazo mugenzi wawe w'umuvandimwe aragutwara. Okay. Ntabwo nyine ujya mu magare. Ngo muri gare ngo ufite. Ngutege muri bus stop ngutege ibasi ibintu nk'ivyo. Yego, cyangwa ngo ufate moto. Biratandukanye cyane. Mu gihe gito hano bawiboneye imodoka. Wabiboneye imodoka yawe mbese. Good. Wow, uravyishimira rero cyo mbe ubucishimira cyangwa ubona bikomeye kuri wewe uracishimira? Ndabyishimira cyane gose. Good. Ndabyishimira cyane. Imana igira neza. Imana igira neza. Okay. Guys, ngo Imana igira neza niko avuze. So, okay, ugiye ku Imana igira neza. So, ivyo byose byabaye byose ukaba wishitse nga muri Amerika. So, ukabona ibintu byose gufata basi ubu naravyibagiye mbese unifite imodoka yanje ibintu bimeze neza. So, mbwira niye challenge ni kiye kintu ubona cyane ubwo nashitse muri Amerika afite imodoka ibintu byose bimeze neza ariko hari iki kintu kirambangamiye ni niki? Ntago cyabura ikintu cya mbere kimbangamira. Uko biri kose hano yego hano turagera tukabona inshuti twaturutse hamwe cyangwa abagenzi tukamenyana tukabana mu buzima tukabana ariko ikintu cya mbere cyancarenginze nizi saha ntekereza ngakumbura ni inshuti nabuze. Inshuti zanjye like nk'inshuti mwamye muri kumwe kera? Ego. Okay. Inshuti twakuranye. Ego, abana bo mu rugo urabakumbuye mbese? Ego, ndabakumbuye n'abavandimwe. Naburanye n'abantu benshi nicyo kintu none nga nta bagenzi urabona nta nshuti zindi zishasha urabona zo kumarira nkuko wahora nabari abahora batabikora mbese. So kwa ko umuntu hagiye ahura n'abantu batandukanye kandi ahura n'abagenzi batandukanye. So nta munsi numwe nturahura n'abagenzi nga baba bagusumbira abandi bakera? Ntago byajya kungana. Ntago ari kimwe no mu Rwanda. Mu Rwanda nagiraga inshuti nyinshi. Nakwandika page zirenga na 20. Okay. Nagiraga inshuti nyinshi. Ntahitamo ngo bamwe mbarutisha abandi. Nagiraga inshuti ariko ukabona ubu ukabona uri lonely mbese ubu ubona kuri wenyine mbese? Ahangaha ntago ndi njyenyine cyane ariko naburanye n'inshuti nyinshi. Ahangaha inshuti mafite ku ishuri. Okay. Ahangaha n'abavandimwe nta nshuti magira nyinshi. Inshuti zanjye nizo duhurira ku ishuri. Nizo hurira ku ishuri gusa? Yego. Wow, iyo rero niyo big challenge ubona ufise muri aka kanya. Uvuga ati naho mby'abagenzi usinyikina nkuko nahora nkina kera, sinkigana nkuko nahora nganira kera. So birumvikana. Okay, iyo niyo challenge warose muri Amerika. Okay, mbwira nibihe nk'ibintu nka bibiri, just bibiri woba warakunze usibye n'ico kintu wanga ko ku nshuti? Nakunze ngaha muri Amerika. Nakunze uburyo wenda ikintu cya mbere mfata nk'ikintu nyamukuru. Nakunze uburyo twageze hano muri Colorado. Tukahabona abo mu rugo, abavandimwe, inshuti twaturukanye mu rugo. Ego. Ese abo mwahora mubanye mu Rwanda mbese? Ego. Abo twabanye icyo gihe. Ibyo bihe byose iyo myaka yose abo twabanyeyo. Ikintu nakunze nyamukuru kindutira ibindi nuko twasanze hano abagenzi. Okay. So abagenzi bamwe bahora ufise kera mu Rwanda nabo basanze nga? Good. So mvutaniwe none wumva ya challenge irihe kandi bamwe basanze nga? Irahari kuko hano mpafite abavandimwe ariko abavandimwe nizo nshuti zanjye.
ariko haba hari n'inshuti umuntu afite wenda zo muri generasiyo yiwe ariko nyine nanone nyine iyo batakaje bikubaho igihombo. Bikubera igihombo mbese. Yego. Abari hano abavandimwe bacu bari hano ntabwo cyane ntabwo ari generation yanjye. Abari hano ni abantu bakuze. Ariko nyine nabo bafata nyine nk'ikintu cyiza nabonye. Kuko nyine biragoye, hari state ujyamo ukabura abagenzi biwanyu. Ariko nyine ikintu nyamukuru y'inkunda kinshimisha nuko byibuze nabo bagenzi mwabonanye nabo. Good. So urumva rero ko wisanze mu muryango mbese. Yego. Good. Wow. Hari umuryango ariko nta nshuti mbese. Just umuryango. Good. Ariko nivyo birahagije, I think ko bihagije, right? Birahagije cyane, ntabwo umuntu aba ari wenyine. Perfect. Birahagije, turasurana, turabasura bakadusura, baratwegereye. Ni amahoro nta bintu byinshi mbese. Nunda ufata ngo flight ufata indege nguje kubara mu indi state oya. Urabahamagara bakaza weekend mugasangira ibintu nk'ivyo. Nta ngorane. Ni amahoro, dufite abavandimwe. Wow, Chuti, that is good things. Ndashaka kumenya beside yuko uvuga ko ukunda kuba waraje kugora n'inshuti n'ibiki n'abantu n'abatandukanye mbe n'abantu barobana kera nabo mu Rwanda wacu nabo muri Amerika waje umenga uri muhira nubwo bitahagije ariko isano ni nko muhira, right? Ni nko mu rugo, right? So ndashaka kumenya nikiye kintu wumva ufitiye agaciro, ufitemwe agaciro kuba uri ngaha muri Amerika, wumva ufitemo ubyishimiye, wumva nje nshuti ndi muri Amerika, so ndimeze neza ikitu nk'utwo mbese. Ego. Ndishimye cyane. Ubundi mbere iyo mbonye ndi hano hantu byonyine mpereza nshimira Imana. Ushimira Imana. Ego, nshimira Imana byonyine kuba ndi hano. Ntago niba bitavugitse nabi wenda hari benshi bahifuza. Niko kuri ntabwo mvuze nabi. Benshi barahifuza. Exactly ko abantu benshi bifuza gushika ngaha abantu beshe ariko ni benshi koko canke ni baketo Africa ariko imagine Africa barahifuza anyway. Barahari cyane. So good. So rero wekera uko wumva Amerika bayivuga Amerika imeze, so niko biri cyangwa ubona hari bavuga cyane abantu bambesha kera bambwira Amerika ni nk'igiki ubona abantu bakubesha canke igiki wumva ku mateka ya Amerika mushitse ngaho kumva ukabona barabeshe ni nk'igiki? Ikintu babeshe bakubeshe mbese canke we wumvise gataki ikintu naribeshe kuba naracyumvise mbese navuga abanyamakuru canke abandi bantu barambeshe iki kintu nikibaho muri Amerika? Naracyumvise ariko sinkibona. Sinakibona. So warakibonye n'uweyi warashitse hari ibintu bakubwiye byinshi tarashika muri Amerika, right? So canke na wumvise. So kuba ushitse ngaha nibi byabihe bakubwiye byari byiza utabonye ni nk'ibiki? Wavuga ni nk'ibiki tigeze ubona uvuga ati ibintu barabeshe Amerika? Kuko hari abantu bazi ko Amerika ari igihugu mbese anagifise byose ari nko mwijuru mbese, but siko biri ni nk'igihugu nk'ikindi, right? So mbwira rero, go ahead. Nikira think about it. Ntabwo nakibuka. Ntacyo wakwibuka? Ariko birahari byinshi. Nagiye bakubwiye tushitse muri Amerika ubuzima bwa soft usanga hari ibintu bitandukanye kunuku so ibintu byose mbese wumva wabisanze bihari mbese muri Amerika cyangwa bakubwiye? Hari ibibura
hari ibyo bambwiye ariko ntabonye hano. Okay. Kandi uko biri kose igihe maze hano nari kuba narabibonye biza kuba bihari. Uko bihari. Aho niyo mbonera ko bambeshye. Birahari nuko ntapfa kubyibuka. Nuko utapfa kubyibuka. Good. So ivyo birahagije uko utapfa kubyibuka niwo kwibuka ibintu byinshi. Sorry niwo kwibuka byonse kuko bari ibintu byinshi uba waragiye ubona bitandukanye. Good chuti. Wow. That's perfect. Okay. Wavuze uri munsi jewe iyo nicaye nonga nshimira Imana. Urizera Imana? Ndayizera cyane. Kubera ko wizera Imana? Imana nyizera nk'umurengezi. Nyizera nk'Imana koko ntabwo yitwa Imana kuzina ahubwo ni Imana kubera ibikorwa. Kubera ibikorwa yagukoreye cyangwa ikorera abandi? Yampereyeho inkorera. Okay. Yego. Ibyo ukorera abandi. Mbega ibikorwa itwereka nibyo bitwemeza ko ari Imana. Ndayizera cyane. Icyo nyizerera cyane kintera imbaraga zo kuyizera nuko ntabwo ibeshya. Ntabwo izibeshya? Ntibeshya na gato. Ubihamya gute kwitabeshya? Gute ubihamya genda shaka ungire utubwire kare nk'abantu benshi bataba bizera Imana. Surabizi ko berebeshi canke abandi Imana avuga ati Imana avuga ko nayiririye kenshi katse kitarigera inyishura. Wewe ni kintu uvuga ati jewe Imana ndayihamiriza ukuri kitabeshya? Arakari Imana y'ukuri vy'ukuri. Okay, tubwire ni nk'igiki nk'akantu gato wawe utanga karorero. Imana ntago ibeshya. Ikintu cya mbere ibyagusezeranyije ubigeraho. Okay. Cyane nicyo kintu cyonyine nyamukuru gituma nyizera. Ntabwo ibeshya kandi iyo uri gusenga ni nkaho uba uri kuganira nayo. Mbega iyo wegereye Imana wenda ukayiganyira ukayibwira ingorane zose ufite, ukayibwira byaba ibyagushimishije wenda uyishimira cyangwa uyiganyira ibibazo ufite, ikuba hafi. Wumva byonyine no gusenga biraruhura kabisa. Byanze bikunze iyo wagiye mu rusengero utaha wumva wabohotse, umeze neza kabisa. Uraruhuka. Byakweri uraruhuka. Utawumva ukeka. Guys, abadasenga wumvise ahantu ho kuruhukira mbese. Abasenga ndababwiye. Urababwiye press yo kuruhuka. Ntabwo ari club, ntabwo ari ubukiniro, ntabwo ari ubutambiro, sorry, ntabwo ari akabare, ntabwo ari iki. Ugiye mu rusengero uhita umera neza mbese. Ego ntaho hahuriye naho ngaho hose. Kubera ko aho hantu wenda dufatiyeho ingero uko byagenda kose uvayo utaruhutse. Hari n'igihe uvayo unaniwe kuruta uko wakwigumira mu rugo. Kweri. Rero gusenga aho ku rusengero, kuri eglise aho hatandukanira naho hose uvayo waruhutse. Ubundi iyo usenga ugira communication yihuse hagati yawe n'Imana. Mbega muri mufitanye imishyikirano. Ivyo rero bishika gute iyo yizeye mbese iyo wizeye canke nuguto wawizera ukagenda mu rusengero urumva nubwo nuvuga ati ndagiye mu misa mu rusengero ndahura n'amahoro, niko uvyizera wewe? Uwari wese yogenda akinjira mu rusengero akaronka amahoro, right? Ego. Icyambere Imana yanga icyaha, ntago yanga umunyabyaha. Umunyabyaha yakoze icyaha nyuma kihana akagarukira Imana, iramwumva ikamubabarira. Wowe mbega icyo usabwa nk'umuntu ni ukwerura. Mbega ntago bivuze ko akwerura mu bantu. Ego, abantu 100% ntabwo ari beza. Ego. Ntiwo bizera 100%. Ego, uko uganyira umuntu uramuganyira, umubwira ibyawe byose, umubwira ibibazo, ugire ngo arakumva gufashe, ahubwo wumve wakwiye agace kose. Yani yakwararaje mbese. Yakwararaje agace kose kamenye
ibyari nk'ibanga kuri wowe byakwiye igihugu cyose. Ariko aho Imana nyine tuyizerera uyibwira ibyawe byose, ntago ari nk'umuntu ngo irakuvamo ibishire hanze. Urayiganyira ikakuruhura umutima. Iravuga ngo mu jambo ryayo iravuga ngo mumpereze imitwaro ibaremereye yose muyizane kuri jewe. Ndabaruhura. Arabaruhura. Yego rero icyo nizerera Imana cya mbere ndayiganyira ikanyumva. Ntago nababaye cyane ku myaka yanjye, sindagira igikomere pe, ariko nyine akantu kari soft nahuye nako uko kangana kose kambabaje kuko turi abantu dura n'ingorane mugenzi. Ndayiganyira nkayibwira Mana yanjye byagenze gutya na gutya, mfashe kubicamo koko nkabicamo, kandi ukabicamo ukabona byagiye perfect. Nkabicamo nta mbaraga nakoresheje, ahubwo ya Mana idukoreraho ukabona wenda umuntu runaka ngiriye inama cya kintu kiragiye kabisa giciye mu mucyo. Ndayizera cyane. So rero wowe unanyemeje ko abantu bose mbese bizera Imana baba bafise amahoro cyane, nta mahoro arutaye. Kweli nta muntu arira nta uboroga ko nzi ngo kuri iyi si twese tora inshuti na ntuzumveshe nga ntuzunere inkuru bararira exactly. So rero umbwira rero ko umuntu wese ari muri Imana ntiyigera yiganyira, ntiyigera arira mbese. Ararira. Ahubwo nibo barira cyane. Nibo barira cyane kubera ko ubundi iyo wakijijwe wihaye Imana wabaye umuntu ugiye gukorera Imana, aho ngaho niho Satani agushakira, ntihagufatira. Yego iravuga reka mugerageze, yaratangiye kugaragara neza muri sosiyete, reka mbimukuremo aza nkorere. Yego ankorere nyine ambere umucakara wenda niko nabyita, ankorere mbese. Impamvu abakorera Imana cyangwa abakozi b'Imana aribo bageragezwa cyane nuko aribo Satani ibikeneye gukoresha. So nibo rero ikigerageza kubera kitogerageza abandi bonyene. Ese ndashaka kumenya ukwizera niki? Wowe uzi ukwizera niki? Kwa kugiye ukwizera sindavyumva ukwizera niki? Fate ushaka kwizera kuko ikintu cyose ushaka kwizera nkanye ndizera kamera. Ko rero ndi umukameraman, so ndi photographer, ndizera kamera kandi ndizera no gukoresha ibiganira abantu. So rero we kuri we kwizera nk'Imana ikintu utabona umuntu uvuga umuntu nubwo je simbona ntaboneka gute wizera? Kwizera niki? In my definition uko mbyumva, njyewe uburyo na definisa ukwizera. Ku ruhande rwanjye njyewe nitangiye urugero uburyo mbega njye nizera Imana. Yego wa mugani ntabwo igaragara, ntabwo umuntu urahura nayo mu nzira. Exactly, nanjye nico nibaza. Go ahead. Yakunchallengingamo gake. Bivuga kuvyumva. Ukwizera kuri njyewe. Numva yuko ikintu cyose ukeneyeho ubufasha cyangwa ukeneyeho igisubizo, cya kintu kikakubyarira igisubizo, uba ugomba kukizera. Ugomba kukizera mbese. Nicyo mbega kikumekingamo icyizere. Ego. Wow. Kiragoye ariko on my side nizera Imana kuko ishobora byose, nta kintu uko cyangana kose nta kintu cyayinanira. Icyo yinanira mbese ibintu byose irabishoboye. Ego iri hejuru y'ububasha bwose, iri hejuru y'abayobozi bose, niyo bakora bakoreshwa nayo. Cyakweli hari igihe ari ukuntu twizera amafaranga wenda kuko ikintu cyose ukeneye arakigufasha. Turayizera nyine, ukeneye imodoka amafaranga arabikora. Ukeneye inzu ni amafaranga. Rero ukizera ayo mafaranga, ukizera ko ntayahari nyine cya kintu utakigera. Ukayizera rero kugira ngo icya kintu ukeneye
ukigereho yego ariko ngiye ku ruhande rwanjye uko nizera Imana n'abantu bose badukoresha cyangwa badukorera ibyiza bakoreshwa n'Imana ni umwuka yego ntago ndabona Imana ariko ibikorwa byayo abantu beza so ruvuga ati we nturigera uyibona iyo Mana sivyo ariko ko kwizera ari ibintu mbese uba wizeye biba bikurimo mbese wabishizemo right niko wambwiye ndibeshe canke oya ntago nyizera nkurikije wenda amarangamutima uko niyumva ahubwo nyizera bitewe n'ikintu ihejeje gukora ku buzima bwawe ubwo urugero niba wenda ndwaye nkayisenga nyisaba kunkiza nkabona ndakize mpita nizera yuko nta cyayinanira ariyo yagukijije mbese nubwo dogiteri yakozeho ukuboko ukavuga ati ni Imana tu akoreshwa nayo akoreshwa n'Imana n'umudogiteri akoresha kandi umudogiteri yigiye kwigira wenyene yigira ku ishuri yirihira amashuri wenyene abavyeyi baramurihira aramarangiza numva yo bakoreshwa n'Imana gute none ubugira umbwire ko abakozi bose bo kwisi n'abakozi b'Imana oya si bose you see si bose baratandukanye ariko impamvu mvuga ngo na doctor abishobora kubera Imana ararihirwa yego bamurihira amashuri imyambaro buri kimwe n'ababyeyi be bamumenya ariko bwa bumenyi agira akanabona imbaraga zimupushinga kwiga cya kintu bakimenye neza abikoreshwa n'Imana yego nta kintu cyose gihumeka umwuka w'abazima kiri ntago cyose kiba kiri perfect mu bintu byose ariko ndizera ko umuntu uhumeka wese akoreshwa n'Imana nubwo adakora iby'Imana ikeneye ariko byanze bikunze agira umutima nama wenda umuganisha ku nzira nziza umva aca umuntu mwiza rwo ari umuntu mubi aca umuntu mwiza akoreshwa n'Imana kuko byanze bikunze niyo akoze ikintu kibi ubuhemu nubwo ahemuka akabikora ariko nyine bwa buzima bwa buzima ni Imana ibumuhereje byonyine kuba uri guhumeka ni Imana nicyo cyambere gikomeye so umuntu wese rero abakeneye gushima ko biri kose ashimira iyo Mana yiwe right you guys mukishimira Imana yanyu mwabaswa mwe ari bamuvyuka ntimusenga abantu mugenda ntimugire mushimira Imana mujya ntimusenge mukeneye gushimira Imana ibintu byose biri kuri yo right chuti uratwijeje kabisa so uratwijeje umuntu wese yizera Imana nta rungazagira nta kwiganyira nta kugira iki mbese nubwo yo kwiganyira ejo aca yishima ntashaka kuguma yiganyira ibihe byose nk'umuntu atafise Imana umuntu afise Imana n'utayifise baratandukanye hari aho batandukanira cyane urambeshe kandi bose ari abantu kandi bose baremwe n'Imana mbwira ni hehe bose baremwe n'Imana n'abanyabyaha baremwe n'Imana ariko ubundi tugira byanze bikunze ukora ikibi ariko ubu nafite umutima nama hari imbaraga zigupushingira kukubwira icyo kintu ni kibi kireke hakaba n'iza satani z'umwuka mubi zigupushinga ngo niba ugambiriye niba utekereje kwica hari imbaraga zigupushingira kwica hari n'izikuvugira n'izikukoreramo zikavuga wenda reka kwica ni bibi nyine tugira umutima nama ntukice ntugire ikibiri ntukice ntukibe ibintu nk'ibyo byose rero iryo jwi uba wumva ko ari Imana ibije kukuvugiramwo canke uba wumva ko ari iki canke ni wewe muri wewe kubera ko buri umuntu agira ubuntu akagira
n'ubujyamuntu sinzi kubimenya umuntu agira ibintu afise twaremwe mu mpande zibiri I think nka kurya umuntu agira ubumoso ukuryo n'ukubafu ukumoso ajya bavyitwa ukubozo mu kinyarwanda muvyita ngo iki ibumoso ni buryo okay mu kubafu no mu kuryo so umuntu uri kameze so afise umuntu akagira n'ubujyamuntu so rero gute wowe wimvura ko ubwo bumuntu babukujemo ari Imana iba ije ibikuvugiyemo kameme gute impamvu nge numva yuko ari ntekereza ko ari Imana ibinkoresheje cyangwa ibimvugiyemo nuko cya kintu kiba ari cyiza cya kintu aba ari cyiza yego nk'uko urugero numva rubangutse nk'uko tugenda mu mihanda kiye muri appointment mu kintu runaka ese wenda ngiye ku ishuri wenda ugahura n'umuhomeless ukamugirira neza utitaye ngo mfite ibingana gute ubwo wenda urugero niba mfite amadolari 2 muhaye rimwe nanjye iryo rimwe niryo nkoresha ni Imana yego nuko rero numva abantu batanga ku mutima wabo mwiza uwo mutima ugira kubera Imana bya kweli niko mbyumva I think so okay chuti ngo rikavyumva uvyumva gute muta so good so rero muri ivyo byose wavuze nike kintu ntiwegeze utubwira nike kintu wowe Imana yagukoreye vuga ati man surizi ko Imana iriho kamwe gusa nkagaki yarandemye yarakuremye yego wowe wiravye waratsi Imana iriho yarandemye kuba byonyine mpumeka Imana iriho ndabyutse ejo ndabyutse projet zanjye zose mfite gutegura ndi kuzigeraho ni Imana ibigupushingira kugera ku byiza wenda uri gukora wenda ibintu ababyeyi bashimye bakunze ni Imana iguheza ubwo bushobozi kuko Satani isaha n'isaha aguca intege wahatanira kujya imbere warwanyiriza kujya imbere mu mikorere utera imbere ugere ku bintu byiza Satani akagusubiza hasi wow iyo ugize inzozi runaka intego runaka ukagira umwete wo kuzigeraho nkeka ko ari Imana igupushingira kugera ku byiza kuko Satani ntatwifuriza ibyiza iyo wenda nk'ubu ngubu upanze kwiga amashuri yawe ukiga za masters za doctora wenda ukadefanda graduation nkeka ko ari Imana ibikikureberera yego ndumvuze ibintu by'Imana ukunda gusenga cyane right uri umusenzi urasenga nicyo gituma uzi ibintu by'Imana cyane gose urasoma Bibiliya gose cyane naba mbeye ntabwo usoma Bibiliya gusa nyine ntabwo nyisoma ariko papa atwigisha ijambo ry'Imana okay papa ni pasiteri cyangwa n'umuntu umukozi w'Imana asanzwe umukozi w'Imana n'umudiyakoni umudiyakoni okay voilà nicyo gituma chuti uzi ibintu by'Imana cyane noye so ikibazo cy'amatsiko niki kiboba ninde Satani ngo muvuga ngo Satani niki wowe uzi kuri Satani n'umugabo n'umugore mbega Satani n'umwuka Satani n'umwuka yego Imana n'umwuka ariko umwuka mwiza umwuka wera okay Satani nawe n'umwuka mubi n'umwuka ntawe uramubona physically n'umwuka mubi umeze gute kuko ubururu umutuku ntago ari mubi kuri kubara ntago ari kubara mbese ni mubi n'umwuka mubi ntagaragara ntaboneka ntafatika nta umuzi physically n'umwuka mubi mbese n'umwuka mubi ukorera mu bantu
ukorera mu bantu bakagambirira ikibi kandi bakagikora mbese ninyosha mabi mbese ninyosha mabi akoresha abanyabyaha akorera mu banyabyaha n'abanyabyaha ni iki nabo kandi ugiye ku banyabyaha se kandi abanyabyaha ni iki umuntu se hari umuntu burya adakora icyaha kuri iyi si kweri kwanza reka ndeke kujampinga ngaho icyaha ni iki kuri wewe icyaha no gukora bibi no gukora iki icyaha ni ikintu cyari cyo cyose kibi ni ikintu kibi ego niko nakivuga icyaha ni ikintu kibi icyaha ukorera umuntu kitari bumubere cyiza cyangwa ni ikintu ukora ugamije gukomeretsa umuntu kwangiza ubuzima bwe ni ikintu kibi mbega uba wabasha gukorera umuntu kikamubangamira good nicyo ufata icyaha icyaha ni ikintu wakora ikintu kikamubangamira cyangwa kikamubabaza wenda ni ikintu ukoze kitari cyiza Imana idashyigikira cyangwa se wenda nka gutya nkoze ikintu ababyeyi banjye badashyigikiye ni ikizira perfect ni ikizira good so bimva ibintu byose hama urukundo ni iki wowe uzi icyerekeye urukundo kuko tuvuye ku cyaha ni ikintu kizira hama urukundo nago ni iki urukundo ni Imana urakeka ko ari abantu bavanga urukundo n'Imana urakeka ko urukundo rwo bari Imana kuri iyo side naho ndahashyigikira ko urukundo ari Imana urukundo ni Imana n'urukundo noneho urukundo rusanzwe wenda dukunda bagenzi bacu cyangwa umubyeyi akunda umwana we nkeka ko ni uko wenda uburyo nabivugamo urukundo ni icyiyumviro wagire mugenzi wawe wenda kibi cyangwa cyiza urukundo ni ibikorwa wereka umuntu mugenzi wawe cyangwa umugenzi wawe iwe akugaragariza birimo impuhwe kugira neza ibyo bintu abikoreshwa n'urukundo cyangwa wowe ubikora kubera urukundo umufitiye utamufitiye urukundo ntabwo wamukoreye byiza ntabwo wamugaburira wenda agiye kuburara ntabwo wamukura ku muhanda agiye kunyagirwa ntabwo wamuvuza ubaye utamufitiye urukundo ariko iyo ubimukoreye uba umukunda kuko umuntu udakunda byanze bikunze umwifuriza ikibi ntabwo umwifuriza icyiza good wow you guys yumvise ngo urukundo ni icyo kintu cyari cyo cyose kiba kikuvuye mu cyiza mbese right niko bivuze yego ni ikintu ukorera umuntu kandi kikuvuye ku mutima ni ikintu umukorera ariko umutima wawe ukagikora unezerewe cyangwa wamara kukimukorera ukumva nyine umutima wawe nawe ukakumvisha ariko nyine ukoze ikintu cyiza mbega ikintu gisiga umutima wawe ukeye ukavuga ati nkoze ikintu kabisa wow perfect good wowe ufite experience mu rukundo sinzi urukundo urwo rukundo rwose uvuze ufite experience mu rukundo right warigeze gukundana n'umuntu wari we wese warigeze gukunda Imana avuga ati Mana nyagasani ni biki no urukundo rwa mbere ngira muri jewe ni urukundo nkunda ababyeyi urukundo nkunda ababyeyi nirwo rukundo nyakuri kuri njyewe cyangwa nirwo rukundo rumpora mu mutima ntago ndushakisha urukundo ukunda ababyeyi nirwo rukundo rwa mbere kuri njyewe so ukunda ababyeyi gusumbya ikintu cyacu cyose cyo ku isi niko ushatse kuvuga ku isi nkunda ababyeyi bandutira ibindi bintu byose ku isi inyuma hejuru y'ababyeyi hari Imana niyo ya mbere iza hama agakurikira ababyeyi
ego ku kiremwa muntu abantu ba mbere nkunda n'ababyeyi ego ntabwo ari umugabo wawe ntabwo ari umushiri wawe wareva so wo aza nk'ubugira kangahe wibaza nk'umuntu yoba ari close to you atari umubyeyi ishiri wawe umugabo wawe iki mbega urubatse hoho ntabwo wubatse uramaze kuba mu rukundo n'umuntu kanaka ego good so rero wowe umufata nk'inamba ya kangahe havu Imana niyo bavuze ya mbere hama umubyeyi hama ufata nk'inamba ya kangahe kuri ya kabiri ku kiremwa muntu bavuye abavyeyi niwe ego good perfect okay so wow that's nice ego. So you guys mwavyumvise ico cuti ari meditation nacho ikintu cuti akunda cyane akundi cyambere Imana agakunda abavyeyi hama inshuti yiwe y'amagara canke umugabo wiwe canke umushiri wiwe whatever so wow good cuti ndiyoza ndakani yashino ikindi kintu ubwo ababyeyi harimo nyine n'abavukanyi banje nibo baca baza ku bavyeyi umva tushira umuryango wese famille wose okay inyuma ya famille hariho umusheri cyangwa umugabo wanjye n'ibyo perfect kukaze ntiworoshe ntiworoshe kabisa good that's perfect that's a good one okay so wewe nikihe kintu kwisi iki nicyo kibazo cyanyuma nashaka kumenya nikihe kintu kwisi utajana naco mbese ikintu cya mbere ntajyana nacyo ni inshuti mbi ego inshuti mbi nicyo kintu mbega iyo maze kukivumbura nkakimenya yuko wenda kiri bunjyane mu bibi cyangwa kiri bumbere kibi ntandukana nacyo mbega iyo menya ngo mu nshuti wenda eshatu mfite imwe nimbi cyangwa ebyiri nimbi iyo komite nyivamo tuvamo kabisa ntabwo usubiramo nyivamo kandi sinseze ni iki kiranga inshuti mbi kuri wewe inshuti mbi uburyo na definisa inshuti mbi ngewe ku ruhande rwanjye ni inshuti igushuka good hari igihe inshuti kugira inama kugushuka gushara kukujana mu bintu bitajanye by'ingeso mbi ibintu nk'ibyo mbese ni hari ubundi iyo inshuti yawe kugiriye inama hari ubwo utabibona muri ako kanya ikugiriye inama ikabikubwira ibintu runaka wumva yuko ari ukuri yego kubera nta kibi uba urabona kuri iyo nshuti ariko cya kintu yakubwiye gukora iyo ugikoze nyuma yaho mu gihe runaka ubona yuko ya nshuti yagushukaga wenda bitewe n'ingaruka zavuyemo n'ikintu kibi cyavuyemo cyangwa akakwereka ko agukunze muri sosiyete arakwereka ko agukunze kubera abantu ararenza arakuryarya wenda nava muri iyi gurupe akajya muri iriya azagusiga icyangiro 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 azokuvuga mbere uko utameze azakuvuga mutari kumwe kugira ngo nyine iriya koperative ayumvishe yuko uri umuntu mubi nta cyiza cyawe nyine ntabwo uri umuntu mwiza mbese nakugeraho aba inshuti nziza ubone nta kimuruta ni uwa mbere kabisa iyo ngiyo niyo nshuti ya mbere ntinya ego inshuti iyo niyo nshuti mbi mbese iyo mbere niyo nshuti mbi kuri wowe niyo nshuti mbi ikindi kintu ntinya niyo nshuti mbi kandi mba ntifuza kugumana nayo iyo menye yuko uri mubi singusezera
ubona ntumperuka mbona mu nzira ntabwo tugifata umwanya ngo tuganire ntumenye icyabaye ariko mu by'ukuri nyine nanjye inshuti nk'izo zimbeshya zinjyajya mbese hari inshuti kubeshya gutyo ikwiyereka gutyo hakaba n'inshuti ugisha inama ushaka kumva ikiyivamo hari inshuti ugisha inama ubizi neza yuko icyo kintu ugifitiye ubumenyi ukizi ariko nyine ukayiganiriza ku kintu runaka ukeneye kuyumva yego ibyo ikubwiye muri ako kanya ukahita ubimenya ko igushutse ikoheje iri kiragushuka yego ugahita ubimenya ako kanya ugahita ubitahura muri uwo mwanya ukamenya ko igushutse bitewe n'uko wapanze kuyumva mbese wapanze kumva ibitekerezo ifite n'icyo ikwifuriza ubwo nibigushutse uhita ukura mwaka w'Ikarenge ugasanga inshuti nziza cyangwa byanaba ngombwa muri iyo break up ukaba wenda uri wenyine kugira witekereza wiha amahoro maze byibura izo nshuti zindi ukazazishaka mu gihe bikwiriye mu gihe kiri ngombwa ego ikindi kintu ntinya kintera ubwoba ni ikigare ushatse kuvuga abantu benshi gukoranira ahantu abantu benshi cyangwa kugira iki ikigare ni wenda ni ikigare ni ukwigana ibyo bagenzi bawe bakoze byaba bibi byaba byiza ariko ikigare nkeka ko ari ibintu bibi uba wiganye iyo wiganye imico myiza iyo ugendana n'abantu beza ntago byitwa ikigare uko njye mbizi nuko mbyumva ikigare ntekereza ko ikigare ndabivuga mu bene ikigare ni ingeso mbi wiga ku bagenzi bawe mbese mbese babagenzi benshi ugaca wiga izindi ngeso utari usanzwe ufise kubera abantu uzigishijwe nabo cyangwa ugiye kuzikora muri ako kanya kubera mbese muri kumwe ugendera mu wigana ikigare ujya mu kigare ari uko za nshuti mbi uri hamwe nazo ego niko nabidefinize kuko ndakeka iyo uri iwanyu wenda abagenzi bawe bagiye gukora ibintu bibi cyangwa mu gakungu mu gihe agakungu uri ko agakunda kumva wenda agakungu ndakazi ego wenda muri ako gakungu muri iyo groupe wagiyemo mugakorerayo ibintu bibi cyangwa wenda mugakubita nk'umuntu nyine ingeso mbi ziratandukanye ego mukakubita wenda uwari inshuti yanyu kubera amashyari biki ego ukavuga kubera kanaka yagikoze nanjye reka ngikore yakubise umugenzi nanjye reka mukubite mbega ikigare ni ingeso mbi ukora uzitewe n'abantu cyangwa uzikoreshejwe n'abantu ego wow you guys mwabyumvise so mwirinde ikigare so rero wewe nk'ingeso zibi udakunda ni nk'izi twibirika wakatubwira ingeso zibi vuga ingeso nka zibiri wumva niyo umugenzi wambonye azi bivanye na bijya bintu byo kuvuga agera kuri groupe akiyobera akakuvuga utari agera kuri akakuvuga neza tuvuye muri ico nizihe yini ngeso nka zibiri wanka kuri ivyo bigare canke ku bandi bantu nk'iki kintu n'umuntu wari we wese usibye nande akikubwiye udakunda nanga kundi muntu wanga mbese canke nawe utagikora mbese ico kintu ego uburyarya ni ikintu kibi pe kugira ngo uzubeshe umuntu
ngo wenda uri umwana mwiza kandi umutima wawe ntabwo ubishyigikira umutima wawe uravuga kibaye wapfa gukava mu nzira ku mutima wawe ariko ku kanwa ukatura ubwira umuntu ngo uri umuntu mwiza ego umubeshya umutima wawe atari ubihamya n'uburyarya ni ikintu kibi cyane ntabwo igikunda kabisa ntabwo ngikunda wakora ibindi byose ariko uburyarya wapi nakora ibindi byose ariko ntabwo naryarya umuntu ubwo niba wambabaje ndaza mbikubwire si ukwivuga neza cyangwa nigire perfect nta muntu uri perfect turakosa buri munsi ariko nyine ngewe mu miterere yanjye n'ukuntu mba numva mfata ikintu aho kugira ngo nkuryarye nakora ikindi kintu wakora ikindi kintu ariko ukareka kuryarya ego si nkuryarye nanone njye ntabwo nabikora nanone nkanga umuntu njyewe ubinkorera njyewe umuntu undyarya akuryarya tena ego nabyo ndabyanga cyane kabisa mba numva kugira ngo undyarye niba wenda nagiye wenda twatestori nk'ahantu nkakuvuga nabi mba nshaka nyine uhita uza ubimbwira umbwiza ukuri mbese nta guca inyuma ntagire ikintu ego ntunce inyuma ngo ujye kuvuga mu bandi ngo kanaka mba nshaka yuko niba wenda nakuvuze nabi turi gutera black hari ukuntu mutera story ugacikwa ukavuga mugenzi wawe kandi ari inshuti yawe ariko ukamuvuga nabi utabipanze ego rero mba nshaka niba muri wa mwanya twateye story narengereye uzumbwire ngo wamvuze nabi kandi ntabwo mbikunda ego ubwo mpita mbimenye yuko nakubangamiye nkabikosora mbega ikindi gihe ntibisubire ariko nyine iyo urengejeho ngo nta kibazo hari umuntu ujya isa it's fine yagera muri koperative runaka ngo kanaka ngo ni umuntu mubi ntimumukunde ntimumwizere ibyo byonyine bibiri urabyanga ego wankorera ibindi ariko ntundyarye ntakubeshye ibintu mbese n'umuryango ntakubeshere ibintu nk'ibyo mbese amakosa ni menshi n'ibyaha ni byinshi ariko sinaryarya umuntu kandi nawe mba nifuza ko nawe atandyarya kuko biba byiza iyo umuntu agukosoye kuko nk'uku nguku wenda ututse mugenzi wanjye nkakwihorera n'ikindi gihe wazamutuka kubera nta muntu wenda wakugiriye inama ngo akubwire ni bibi kubera ntabikubwiye wavuga cyagiye ntacyo byamutwaye kanze nanone mutuka ukabyongera ariko iyo mbikubwiye nkakubwira ntabwo ari byiza ntuzosubire yego urabireka kandi ukaba intungane wenda ukikosora ukaba umuntu mwiza ariko iyo ntabikubwiye urakomeza ukavuga nta muntu wabimbujije kabikomeza nanjye rero iyo utangiriye inama ndabikomeza niyo mpamvu mba nshaka umuntu akubwiza ukuri ugira ngo wigire inama kandi akugira inama ego ntandyarye umutwe umwe wigira inama yo gusara nshobora kuba navuga ngo reka nkubite umuntu nta kibazo nkamukubita wenda nkamukubita mu buryo bubi nkamwica kubera ko nta muntu wankanze ngo ambwire garuka ego ngahita amwica wenda kuko ari we wenyine utigeze ugira inama cyangwa undi akubwira ikintu ugiye gukora ni kibi so ugahita ubikora cyangwa ari ubwonko bwanjye bwatekereje nabi ngahita mpubuka nkaza nkica umuntu kubera nta muntu wambaye hafi ngo angarure ariko iyo uje ukambwiza ukuri nta buryarya ukavuga uriya muntu wamurenganyije nta kintu yagakwiye kuzira ni umuntu mwiza nyine ndabyumva havuga kuva umumbwiye ntari mbizi nari ngiye kumukorera ikintu kibi ntabwo bizasubira uburyarya ni ikintu kibi wanyiba nkazashaka ibindi wantuka sinaburara wantuka sinagira ikintu mpindukaho yego kwica ni ikintu kibi ariko aho kugira ngo umuntu akuryarye nkeka ko yakwica yatuma yakwicira nabyo si byiza nicyo cyaha cya mbere gikomera ariko aho kugira ngo umuntu akuryarye ku rundi ruhande akugambanire
uvugweho ikintu kitari cyiza muri sosiyete abagenzi bagufate nabi rubanda rukumve nabi nta gisebo kirenze icyo pe ego ibi birarutanwa aho kugira ngo undyarye wankoreye ikindi kintu. Wow. Okay guys, mwavyumvise? Turatubwiye ati ikintu cya mbere yanka n'ubujyajya. Aho mujyajya ubwo utuma umukorera ikindi kintu. Wotuma umukorera ikindi kintu ariko kumujyajya. Guys, ndabashimiye cyane kwa mwadukurikiranye. Yari African King twari kumwe na Chuti. Chuti tuzoganira ikihe nitwagaruka. Tuzagaruka turari ku bwanyu ikintu nababwira ni ugukora like share subscribe abatabyumva neza subscribe cyangwa se sabone ugakora na like na share na comment ziba zikenewe mukatubwira ukuntu ibyo twaberetse byagenze niba bitagenze neza dukosore duhindure kuko nyine ni mwebwe tuba tubyereka mugomba kuvuga ati hano muhindure tugahindura kugira ngo mukomeze mukunde ibikorwa byacu. Mwakoze cyane kuntumira ndahari muzankenera mpabe tuzogaruka ego comment zanyu zirakenewe dusabe ibindi cyangwa nye nk'umutumirwa ntimusaba kugaruka nzaka tuzogushaka n'ubundi tuganira ibindi byinshi mbere ubutaha tuzoganira umubano numvise uzi kuganira cyane so tuzoganira ivyerekeye umubano twumve ivyo uzi ku mubano right. Ariko ndagerageza. Yeah. Thanks guys. Ciao ciao. It was your African King. Thanks to watch me. Ni utaragira subscribe ntubibagire kugira subscribe. It was good to watch it. Tuyage Comcast. Ciao ciao. See you next time. Harara.